ndagira ngo mwigire hino mbabwire kano gasitori gasekeje kabaye ku muhanzi wacu Taiga B the Taiga Mugisha Benjamin the Ben. Hari rero ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi mu 2014 the Ben yaragituye muri Amerika, yararimo ganira n'ikinyamakuru cyandika hano mu Rwanda cyitwa inyarwanda.com. Mu magambo umunyamakuru yamubajije mu byatese the Ben, mu bwana umuntu akora utuntu dutandukanye harimo n'udusekeje. Nakaye kantu waba wabibuka wakoze ukiri umwana gasekeje ku buryo nawe uba iyo wicaye ukakibuka umva kagusekeje. The Ben yagize ati nigeze kuzimya amatara yose ikigo nigagaho cya groupe scolaire de Gahini, hanyuma baranyirukana ngo nzane umubyeyi. Mama wanjye icyo gihe nta wari uhari kandi oncle marume wanjye yari kunyica pe. Ubwo mpitamo kwigira mu gasantere hafi aho mbara amasaha kuva i Gahini kugera i Kigali uko ongana. Hanyuma hashize amasaha nshaka telefone mpamagara umuyobozi w'ikigo Headmaster mwijwi rinini nk'irya basazani. Uyu mwana angezeho ariko nta mwanya ndi bubone wo kuzana nawe, gusa ndamukubise niyongera kudakora neza icyamuzanye uzambwire ubunjyanya abasirikari Darifuru n'ingaruka nzanyuraho ku kigo tubivuganeho neza. Hanyuma Headmaster numva ubwoba buramwishe cyane ati oya ntuzirirwe uhaca n'ubusanzwe si umwana mubi rwose ahubwo abanguke ku ishuri adasiba amasomo menshi. Nuko ngeze ku ishuri Headmaster arambwira ati navuganye na papa wawe ariko uzongeresha. Ubwo nanjye ku mutima nti ndaguhamije wa kigabo we ntuzongere kongera kumenyera. The Ben rero aka story buri gihe yakibutsa avuga ko kamusetse cyane. Iyi NB Entertainment kanda subscribe ubone nwangizo kandi like ubundi twandikire muri comment undi muhanzi wifuza ko nkuzaniraho agasitori kamusekeje akiri umwana. Dukomeze tubane no mu zindi update. Ciao ciao, hasta la vista.